Samweli wa kabiri ibice 10 umurongo wa 4 haravuze ngo nuko Hanuni arangije afata abagaragu ba Dawidi abogosha igice kimwe cy'ubwanwa, arangije akata n'imyambaro yabo ku bibuno, arangije abohereza kwa Dawidi. Ngo Dawidi yumvishije iyo nkuru, Dawidi arangije aravuga ngo nimugumi Yeriko, aboherereza imyenda yo kwambara kuko ngo bari bakozwe n'isoni. Mwene data, hari ibiri kugukoza isoni muri iyi minsi. Hari Hanuni winjiriye ubuzima bwawe, hari Hanuni wagukasa ubwanwa. Mubyibuke neza, mu Bayuda ntabwo byari byemerewe ko umuntu yogoshwa ubwanwa, cyari ikizira mu Bayuda. Impamvu aba bagaragu ba Dawidi bogoshwe ubwanwa niki? Dawidi afashe bano bagaragu be abohereza Hanuni. Hanuni yaragiye kuba umwami. Hanuni abagaragu be barangije baramubwira ngo Dawidi katagutahiye ibirori kandi nawe ari umwami. Nuko ngo bamugira inama nk'abagaragu Dawidi akoherereje bogosha ubwanwa, nurangiza ukate n'imyenda yabo ku kibuno kugira ngo bagaragareho igisuzuguriro. Dawidi ngo yumvishije iyo nkuru akora bwangu, yohereza imyenda, abikora vuba, yohereza imyenda abagaragu be, arangije arababwira ngo mugume Yeriko, mutinde kuri Yeriko mpaka kugeza igihe mumereye ubwanwa. Hari ibyagogoshe mwene data, hari ibyogoshe ubuzima bwawe, hari ibyogoshe ubwanwa bwawe, hari ibyogoshe icyubahiro cyawe, hari ibyogoshe agaciro kawe, hari ibyogoshe urugero Imana yagushakagaho, ariko umwuka wo kwa Hanuni uragukurikirana uhita ukogosha ubwanwa. Ariko hari isumba byose, Imana yera, Imana nyirimbaraga. Nkuzaniye iri jambo nshaka kugira ngo nkubwire ngo umwuka wo kwa Hanuni aka kanya Imana igiye kuwukubita. Umwuka wo kwa Hanuni ugiye gutsindwa. Dawidi yakoze nk'intwari, yoherereza abagaragu be imyambaro kugira ngo batagaragaraho igisebo. Hari Imana igiye kugukuraho igitutsi, hari Imana igiye kugukuraho urubwa, hari Imana igiye kugukuraho igisuzuguriro, hari Imana igiye kugukuraho igisebo. Hari abagushebeje bakuvuga uko utari, ariko Uwiteka Imana yohereje inkunga ye. Turi muri aka kanya dusenga aya masengesho turimo, uyu mwanya w'iri jambo, ndagira ngo mwinginge mwene data, ugiye kubona ubutabazi buturuka hera Uwiteka Imana, ugiye kubona ubutabazi buturutse mu ijuru. Dawidi niba yaragize umutima wo gushigikira abagaragu be, Imana ifite umutima ukomeye cyane wo kugushyigikira. Kubwa Hanuni winjiye ku buzima bwawe, kubw'umwami Hanuni wategetse ngo bakogoshe ubwanwa bw'iruhande rumwe. Hari igisuzuguro cyageze ku isura yawe, hari igisebo cyageze ku isura yawe, ariko Uwiteka Imana agiye kukugarura isura yawe, Uwiteka Imana agiye kukugarura face yawe, Uwiteka Imana agiye kugarura ubwiza yakuremanye karemano yawe, ugiye kongera kuyicaramo. Ubwiza bwawe Imana igiye kubuguterekaho, kuko umwuka wo kwa Hanuni Imana igiye kuwurandura aka kanya. Umwuka w'umwami witwa Hanuni. Uyu Hanuni Dawidi yari yaramugiriye neza, bari barabanye. Dawidi arangije aramuhanurira, aramubwira ngo ugiye kuba umwami mu gihugu cy'iwanyu. Nugera mu gihugu cy'iwanyu bazagutambagiza umurwa, kandi Imana iguhaye ububasha bw'uko uzaba umuntu ukomeye, ukaba nawe umwami. Hanuni ageze mu gihugu cy'iwabo aba umwami koko, ariko amaje kuba ubwami ahemukira Dawidi. Hari abaguhemukiye, si wowe wa mbere wabuhemukiwe, na Dawidi yarahemukiwe. Ineza ye yayituwemo ibibi, ineza ye yayituwemo gukozwa isoni. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyari bihagurukiye kugukoza isoni, Uwiteka Imana arabihagurukiye. Byari bihagurukiye kukumwaza, Uwiteka Imana arahagurutse. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo uwera wa Isiraheli izabakoba kandi izabaseka. Imana igusekera abanzi, Imana igusekera abakurwanya, Imana igusekera abakugendaho, Imana igusekera abagukurikirana, Imana igusekera abakugenze ku buzima bwawe. Imana ibahagurukire. Imana uko yahagurukiye Hanuni yarangiza ikamwimakura ku ngoma. Imana igira ibintu ikura ku ngoma, nawe ikwicaje mu cyubahiro cyawe. Imana igira ibintu ihirika kugira ngo nawe wicare mu mwanya wawe mwiza. Imana yera yavuganye na Dawidi, iramubwira ngo nawe kora ku bagaragu bawe, birukanke cyane babasange kuri Yeriko. Hari Yeriko mwene data umaze iminsi utinzeho, hari Yeriko ikurwanya, hari Yeriko uhagazeho uyu munsi, hari Yeriko ikubangamiye,
yaguye. Hari Yeriko yanze kuriduka, ariko Imana yahiritse Yeriko. Nawe igiye guhirika umusozi wari uri imbere yawe, nawe igiye guhirika uburwayi bukuri ku buzima, nawe igiye guhirika ikibazo kikumazeho iminsi. Ndagushimiye mwene data, wewe warunkurikiranye, ndagushimiye muri aka kanya. Fatanya umwanya nanjye dusenga Imana isenye, igira ibintu isenya mu izina rya Yesu. Data turagushimiye kuko uri Imana igira neza. Ni wowe wenyine wakoranye na Dawidi, yari ari mu ishyamba, urangije umubera umujyanama mwiza, uramushyigikira. N'igihe agereye ku bwami, abandi bami baramuhemukira, ariko ushimwe kutigeze wemera ko abagaragu be bakorwa n'isoni, ukabashyigikira kandi ukabarinda. Wowe warinze ku bwa Dawidi, ndakwinginze urinde n'ubwoko bwawe, kandi uhirike ibyari bishatse kubakoza isoni, uhirike Yeriko bari batinzeho. Nsengeye ubuzima bwabo, nsengeye imibereho yabo, nsengeye Mwami Nyagasani, ibyo bakora byanze kugenda, ndasenze mu izina rya Yesu. Imirimo yabo bakora ya buri munsi babona batari kunguka, uhereye aka kanya uyu mwuka wa Hanuni wari ugiye kubasuzuguza, uwutsinde mu izina rya Yesu. Imana y'igitinyiro, Imana y'imbaraga, ndakwinginze kugira ngo usohoze igikwiriye ku buzima bwa buri umwe wese mu izina rya Yesu. Amen. Ndagushimiye nshuti mwene data, Imana iguhereze umugisha, Imana igukomeze, kandi ukomeze ubane natwe. Tuzifite byinshi turi kugutegurira, dufite ijambo ry'Imana dukomeje kugutegurira ry'imbaraga. Wifatanye natwe, tujye dufatanya kugira ngo tuboneke imbere y'Imana. Dukomeze twinginge Imana, dusenge kubw'izina rya Yesu Kristo waducunguye, azadushyigikira muri byose. Amen. Shalom, shalom.